tubashime cyane turacyababwira ku musaruro twavuye mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi rya Kimisagara. Tubaye ikaze mwe mwese mukomeje kudukurikira, mwagiye mubona abaridazi bagiye batandukanye, twagiye tubona ndetse n'umubwiriza yatuganije. N'uyu munsi wa muri kano kanya turi kuganira na Sagayidi Robert Bizimana Robert. Tugwaye ikaze nawe kuri Kwiringira TV. Turabashimiye cyane. By'umwihariko mbere na mbere ngiye rero nakure mu itorero ry'Abadiventiste, ariko kumbwira kunsoba kumenya jiya kumenya impeta ngiye renzi kizo ngizo muba mwambaye ngo ari inyenyeri, ariko umujemwe ni waje kumbwira ngo ni impeta. Urakoze cyane. Ibi bintu abantu benshi ubona badashaka bumva ari ibintu bikomeye cyane. Yego. Bakumva ni inyenyeri, bakumva ni ibindi bintu bihambaye. Ariko iki cyiciro cy'urubyiruko rw'Abadiventiste dufitemo ibice bitandukanye. Hari imitwe ibanza, ibyiciro byo hasi, ukuzamuka ugenda ubitubwira n'imikorere yabyo. Tugere rero aho duhera cyane hitwa Adventure, abana bato cyane. Uzababona bambara ubururu n'umweru. Imyaka ingahe? Imyaka kuva ku myaka 4 kugeza ku myaka 9. Yego. Abo ngabo nibo tubita Adventure. Abo nabo bafitemo ibice byabo bitandukanye. Hari abitwa udutama duto, abafasha, abubatsi, nabo baragenda uko umwaka ushira tugenda buryo tubacagura. Hari ibizamini tubaha biteranye bigendanye n'ubwenge bwabo bafite, noneho bagakora ikizamini. Iyo akivuyemo ari ku myaka 4 ari mu dutama, akajya mu bubatsi, akajya mu bafasha, agakomeza bigenda uko nguko. Iyo rero imyaka 9 irangiye tugira none ikindi cyiciro cyitwa Pathfinder. Pathfinder nabo bo uzababona bambara icyatsi n'umweru. Yego. Cyangwa iyo basohotse bagiye kuri ndi torero bakambara ishati ya kaki. Uzabibona. Burya ni gake uzasanga umwana wo mu Pathfinder yambaye ishati ya kake kandi ku itorero rye. Yego. Ahubwo ayambara iyo shati ya kake yasohotse. Kugira ngo ubona abone ko uwo mwana atari kuri iryo torero ahubwo yasohotse. Ese mama. None nabonaga none se bari abantu bambara ibya kaki hose. Nakuze babita ngo nabagenzi. Nabagide. Abagide. Abagenzi se. Abagenzi muri Pathfinder dufitemo ibyiciro bitandukanye. Dufitemo abitwa inshuti, tukagiramo abitwa abo tubana, tukagiramo abitwa abavumbuzi, tukagiramo bita ababimbuzi, tukagiramo bita abagenzi, noneho tukaza kugiramo n'abandi bitwa abayobozi cyangwa se abagide. Abo bagide rero kuko babitegura kuba abashefu gide nibo bambara yama kake. Iriya ni forume niyo bambara ugasanga yambaye nk'uko nambaye icyatsi hose bakambara kake. Uriya aba ari uwo bita umugide abayitegura kuba master guide. Naho ngaho bigira. Urumva iyo wagiye rero ukurira muri bya byiciro byose waratangiye ku myaka 4 ugenda bya byiciro byose ugenda ubinyuramo. Uko amacagura agenda uko agenda gukora ibizamini ubitsinda warabyize umwaka wose kandi ububizi ukagenda rero uzamuka buri uniforme ibigaragaza icyiciro umuntu abamo. Master Guide Bizimana ngira ngo hari ibyo dusobanuriye, ariko Master Guide Bizimana reka tugaruke ku kitubesheje hano uyu munsi wa none. Tugushimira Imana abantu 38 biyeguriye Imana by'umwariko nk'icyiciro cya Jia mwateguye irivuna. Ni ibyishimo bimeze bite cyangwa se ibyishimo byanyu bishingiye kuki? Turishima cyane kubw'uyu musaruro wabonetse, kuko misiyo yacu cyangwa se intego yacu ni ukugira ngo abantu ubutumwa bugere hirya no hino. Uzi ko bivuga yuko ubutumwa buzabwirizwa mu minsi y'imperuka n'abasore. Rero ubwo tuba twumva intego yacu yo muri uyu mwaka tuba twigezeho, nubwo twifuza ko habatizwa benshi. Uyu munsi hariho 41 ariko habatijwe 38. Ubwo rero urumva abo batatu nabo tuzakomeza tubabungabunge. Nitugira andi mahirwe yo guhabwa icyiciro cyo gutegura ivuna nabwo turarike dushyiremo imbaraga. Nk'uyu mwaka muri field yacu Ambassador Day yari ku rwego rw'isi yabaye kuri 5, ariko twebwe yabaye kuri 19 binahuza n'irivuna. Dufata rero abambasaderi bacu ko bashyiramo imbaraga irino vuna ari iryabo. Rero twashyizemo imbaraga turasura ibyiciro byose birakora. Mwarahakurikiranye mwarabibonye, amayinite arakora, ambasada mwarayibonye. Urubyiruko rwacu babandi bari mu cyiciro cyitwa abambasaderi bo bambara imyenda itandukanye, ipantaro bisa nk'ivu ariko ishati isa nk'umweru. Rero n'urubyiruko rw'abasore guhera ku myaka 16 kugeza kuri 21 n'abasore baba bafite imbaraga kandi babasaba kubabungabunga hafi, kubaba hafi cyane
kugira ngo misiyo yabo itaza guhinduka kuko baba barigeze mu gihe cyo kubagira ibishuko byinshi urumva n'urubyiruko iyo atabonye rero ikimwokipa yokipwa n'ibindi rero hano turagerageza tukababungabunga abenshi bari abanyeshuri abandi ari abana b'urubyiruko batangiye kusa naho bagorana bananiranamo gakeya ariko iyo tubegereye tukabigisha tukabana nabo baritabira kandi wabonye ko bafite korali nziza cyane yego iyo bavuye ku mashuri cyane ko baba bavanye imico itandukanye mu bafasha iki kugira ngo mwongere mu bagarure mu murongo mwiza mu bifuzamo nk'itorero hano tugira umuco mwiza cyane cyane ku bana biga muri interina iyo bagiye kugenda ubuyobozi bw'itorero burabafata bukabaha inyigisho bakabasengera tukabasaba ko bazaba intangarugero bakagaragaza ko urubyiruko rw'abadivantisite umunsi wa karindwi aho bari ku matorero hirya no hino noneho iyo bageze abenshi buriya baba ari abakuru b'amatorero abenshi baba ari abadiyakoni kuko mu mainterina burya habamo amatorero atandukanye rero bano bana usanga bagerageza indangagaciro bavanye hano kuyibungabunga kandi natwe iyo bageze hano mu kiruhuko tugerageza uburyo bushoboka cyane kubaba hafi kugira ngo batajya mu bindi bintu byo hanze yego tubona ku musozo twabonye icyiciro cy'akarasisi cyangwa se akarasisi hano kadasanzwe akarasisi ko mu kinyarwanda biriya bintu mwabonye bifasha abantu mwabitekereje muti cyane ko abenshi dukoresha indimi z'amahanga tukirengagiza ko hari n'abandi batazumva kandi nabyo bigomba gufasha benshi ni ibintu byashimishije abantu benshi twabishyize kuri YouTube ngira ngo mwajyaho mukabireba akarasisi ko mu kinyarwanda kameze gate karyoheye amatwi gutye ku bantu batarakumva cyangwa se ku bantu mwakararikira ku nabo bazajya bagakora murakoze cyane kuri icyo kibazo biriya bintu byashimishije abantu benshi nanjye mudimo ni ukuvuga akarasisi iyo bavuga ibintu abantu batumva abona bakase ariko atazi ngo bakatiye hehe akabona bagiye iburyo nyamara ntiyari yumvise ko bagiye iburyo ariko iyo yumvise ngo akarasisi karajya iburyo akabona bagiye iburyo arishima iyo yumvise ngo akarasisi karajya ibumoso arishima biriya bintu bituma bikangura amarangamutima y'abantu akumva kunza icyiciro kandi n'abariya abana bagakora baba bari firingi y'ibyo bintu kubera ko iyo bavuga ngo mu cyongereza cyangwa mu giswahili rimwe kabiri iburyo karafungura imirongo akarasisi fungura akarasisi karafunga imirongo akarasisi funga akarasisi kagiye kugenda kerekera imbere akarasisi imbere genda hagara aho rimwe kabiri akarasisi kagiye guhindukira iburyo hindukira rimwe kabiri akarasisi karahindukira ibumoso hindukira rimwe kabiri akarasisi kagiye kugenda kerekera imbere akarasisi imbere genda rimwe kabiri akarasisi kagiye guhindukira inyuma hindukira akarasisi kagiye guhindukira iburyo hindukira akarasisi kagiye guhindukira inyuma hindukira akarasisi kagiye guhindukira ibumoso hindukira kerekeye imbere genda rimwe gatatu kane iburyo ibumoso hari usanga ahindukira hari nk'abo dukoresha muri adventure abataramenya icyo giswahili abataramenya n'icyo cyongereza ugasanga arakata kubera ko yabiborotse ariko ntago azi ibintu arimo ariko iyo ukora ibintu azi umuntu wese ukora ibintu azi biramushimisha bivuze ngo mbere y'uko abari abana bo mu cyiciro cya mbere twakabanje kubigisha akarasisi mu kinyarwanda none uko bakura tukajya tubigisha ki mu ndimi dushaka ko babyumvamo buriya hari ikintu abazungu baba baturusha tuvuga umwana niba yiga fizike ayiga mu rurimi rw'iwabo niba yiga imibare ayiga mu rurimi rw'iwabo uwo mwana rero atandukanye n'ubanza kwigora ururimi ngo abanze rwumve ajye kumva na ya fizike cyangwa ajye kumva na ya mibare rero ariko iyo yatangiye mu rurimi rwe ruri materineri ibintu abyumva kandi akabifiringa neza akanabisobanukirwa tugaruke gatoya cyane gato
ku bantu abantu bo hanze batari abadivantisite cyangwa se n'abadivantisite bari muri twebwe tutarasobanukirwa ibijyanye n'icyiciro cya jiya cyane, benshi baravuga ngo ni abasirikare b'itorero, ngo ntabwo dore b'abasirikare b'abadive. Sobanura kuri icyo kintu, kuko ni abasirikare b'abadive cyangwa tubwire kuri jiya, tubwire kuri jiya ku bantu bafite iyo myumvire ko icyiciro cya jiya cyangwa se abajiya ari abasirikare. Usanga nk'ino ureba nk'iniforume mba nambaye baravuga nyine ngo isa n'iy'abasirikare, ibintu biba biriho byose bimeze nk'iby'abasirikare. Rero urubyiruko rwacu, itorero ry'aba-GC cyangwa se icyiciro cyacu gikuru, iyi niforume barayirebye babona ikwiriye urubyiruko rw'abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Iyi niforume tuyambara twagiye mu ngando, tuba twakoze amasomo, ibizamini byinshi, tuba twakoze ibigendanye n'ivugabutumwa. Ntabwo ari amakosi, unasobanure n'ibyo mukora mu ngano batagira ngo ni amakosi. Urugero mu ishuri risanzwe uriga ugakora ikizamini, natwe rero iwacu uraza ukiga ibigendanye n'iby'ubwenge, iby'umwuka, ukiga ibyigisho bigeneye urubyiruko rw'abadivantisite. Iyo rero umaze kwiga ibi bintu bigendanye n'urubyiruko rw'abadivantisite ukagera ku rwego rwo hejuru, uko ugenda wiga hamwe, utsinda hamwe, ugenda ufata ibyo birango cyangwa se iyo myenda. Iyo myenda rero kugira ngo igutandukanye n'abandi bantu, kandi nawe tugerageza gushyiramo cyane cyane ibintu by'iby'umubiri, ibintu by'ubwenge, kandi ibyo bintu turabyifashisha mu ivugabutumwa. Bituma nk'akariya karasisi, bituma abantu benshi baza bakaza bakakareba. Iyo baje bakakareba, hari igihe bahita banakomerezaho, tukanabararika kuza bakaba abashyitsi bacu. Iyo babaye abashyitsi bacu bumva iby'ivugabutumwa. Hari n'ikindi kintu ntari buze kwibagirwa, hano iwacu dufite ibindi bintu bitandukanye. Dufite ishuri, iryo shuri ryigisha ubutayeri. Dufite amamashini, dufite ishuri rihoraho ryiga iminsi yose, twigisha umwaka umwe, noneho twigisha n'abandi bantu batari abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Abo bantu akenshi tujya gusoza hari abafashe icyemezo cyo kubatizwa. Ubwo bikomoka kuri rya shuri nimba rifite ibindi bikorwa bikora ariko bigendanye n'ivugabutumwa, n'abo bantu urumva bagenda bazamo. Ubwo rero ibi bintu bavuga ngo abandi bakavuga ngo ahari ahantu babihuriza n'abasirikare, ntago dukoresha imbunda, ntago dukoresha ikindi kintu, ni ibitabo, n'umwuka w'abahanuzi na Bibiliya. Ibyo bintu ahubwo kuko wenda babona imyitwarire tuba dufite iri ku murongo, tuba turorganize, tuba dufite umukuru, tuba dufite n'umuto, kandi turubaha amategeko yacu, tugira kubaha no kumvira, tukitegereza tuvugana. Iyo rero babona uwo murongo, babona byanze bikunze, bakongera n'akarasisi bakabona n'igisirikare. Ako nanjye urabona ko ndumujiye, nitegerezaho tuvugana. Mwakoze cyane abari badukurikira, reka ducumbikira aha ngaha. Twaba turi kwishimira abantu barega 38 babatije cyangwa se beguriye Imana. Nge nitwa Theophile Mweneso, ndi kumwe na Master Guide Bizimana Robert. Dusoza rero hari akandi kantu gato tutavuze, dushimira Imana cyane. Twagerageje muri aya mavuna gukora ibintu bigendanye no gutanga amaraso. Abantu barabyitabiriye, abantu baraza, ku buryo umunsi umwe twabikoze hatanze amaraso abantu 57. Ibaze rero ayo maraso, amasashe 57 ashobora gufasha abantu benshi cyane. Rero noneho abandi urumva twakozemo ibikorwa by'ivugabutumwa, urumva twarafashije. Amaraso nta hantu agurwa, nta handi hantu wayakura. Icyo kintu cyonyine muri aya mavuna nacyo cyaradushimishije. Itorero ry'Abadivantisite umunsi wa karindwi ryubakiye ku nkingi eshatu: kwigisha, kubwiriza ubutumwa, ndetse no kugira ubuzima bwiza n'ubuzima. Reka tubashimire. Nge nitwa Mweneso Byukusenge Theophile, kubabonye ikiganiro by'umwihariko, ndetse no kubandi bazabona ikiganiro mu binyuze mu buryo bw'ishimwe ryo kwitorero rya Kimisagara. Namwe mwese Imana ikomeze kuba umugisha. Amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.